Ndagushuje kandi nguhaye ikaze ubasha kudukurikira aho uri hose, nkibutsa ko ikiri Beta Skills TV. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe bimwe bikunze kwibazwa ku bantu bakunda kugira impumuro mbi mu gitsina ndetse bakazana ibintu by'umweru mu gitsina. Ibi ngibi turaza kureba biterwa n'iki, dore ko akenshi bikunze kuba ari infection zo mu gitsina. Turaza kureba rero byinshi byimbitse kuri yo, nyuma yaho ndaza nkubwira ibimera bishobora kuba byagufasha. Ubwandu bw'imyanya ndangagitsina y'umugore ni ukwangirika kw'iyo myanya ndetse ikaba yanabyimba bitewe n'impamvu zinyuranye, cyane cyane hakaba harimo udukoko dutandukanye umugore ashobora gukura ahantu hatandukanye. Ubu bwandu bushobora guterwa n'isuku ku bagore cyangwa umukobwa yabwandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye ndetse n'ahandi. Urubuga Dr. Sim dukesha iyi nkuru rutangaza ko amazi ya pisine yanduye nayo ashobora gutuma umugore cyangwa umukobwa yandura ubu burwayi. Infection vaginale zirangwa n'iki? Ikimenyetso nyamukuru kiranga iyi ndwara ni ururenda rudasanzwe ruturuka mu gitsina cy'umugore. Bitewe n'ubwoko bw'udukoko bwateye ubwo burwayi, ubwo rurenda rushobora kugira amabara atandukanye, aho ushobora kubona ari umweru, umuhondo ndetse n'ayandi. Mu bindi bimenyetso twavugamo kugira uburyaryate cyane mu gitsina, ububabare bukabije, kumva wokerwa mu gitsina, ububabare mu gihe uri gutera akabariro, kujya unyara ukababara, kubyimba kwa bimwe mu bice by'imyanya ndangagitsina by'inyuma. Ese iyi ndwara isuzumwa ite? Muganga w'inzobere mu kuvura indwara zifata imyanya ndangagitsina niwe usuzuma iyi ndwara, aho afata rwa rurenda akarupima kugira ngo arebe impamvu yabiteye. Ese ubu burwayi buravurwa? Yego, iravurwa igakira. Ni byiza ko iyo ubonye bimwe muri bya bimenyetso twabonye haruguru ugomba kwihutira kujya kwa muganga bakareba impamvu yabiteye, ubundi bakakuvura. Si byiza kwivurisha imiti iyo ari yo yose mu gihe utagiye kwa muganga ngo barebe impamvu igutera ubu burwayi ndetse banakwandikira imiti yabugenewe. Bavuga ko gukaraba inshuro imwe cyangwa kabiri ku munsi bishobora kugufasha. Ikindi, kwirinda gukoresha isabune bakaraba mu gitsina, kumutsa igitsina nyuma yo kwiyuhagira, kudakomeza kwambara imyambaro y'imbere igihe yatose, gukoresha agakingirizo iteka igihe umukobwa cyangwa umugore agirana imibonano mpuzabitsina n'abantu batandukanye. Mu gihe cy'imihango, umugore cyangwa umukobwa aba agomba guhindura kenshi ibikoresho akoresha byo kwisukura. Mu gihe uvuye mu bwiherero, umugore cyangwa umukobwa asabwa kwihanagura aganisha inyuma kugira ngo umwanda uva mu kibuno utajya mu gitsina. Kwirinda imyambaro ifatiye cyane, kwinika imyenda y'imbere ahantu hava izuba ndetse ikanaterwa ipasi. Ni byiza ko abagore ndetse n'abakobwa bita ku nama bagirwa n'inzobere nk'uko twabibabwiye haruguru, kandi ni byiza ko iyo ubonye ibidasanzwe mu mikorere y'imyanya ndangagitsina ugana muganga ku buryo bwihuse kugira ngo harebwe ikibazo kiri kubitera. Ku bantu rero bafite ikibazo cya infection, turebe ingaruka rero z'izo infection zo mu gitsina ku bagore ndetse n'abakobwa. Harimo kubura ubushake bwo gukora imibonano. Ikindi ni uko harimo kubura ububobere. Ikindi ni uko uburwayi bwa kanseri zitandukanye zifata imyanya myibarukiro ku bagore n'abakobwa. Ikindi harimo ubugumba harimo kutabyara. Ikindi ni uko harimo imihindagurikire y'imisemburo. Inama twakugira ni ukugira isuku nyinshi ndetse ugakunda kunywa amazi menshi cyane arimo teyi ndetse wanacagaguriyemo uduheke twa tungurusumu. Gusa hari ibiribwa n'imbuto bifasha cyane mu kurwanya infection zo mu gitsina, cyane cyane bitewe n'uko bifasha kongera ubwirinzi, kugabanya udukoko tugira inflammation no gusukura mu ruhago rw'inkari. Icya mbere twavuga harimo watermelon cyangwa kokombure, byongera amazi mu mubiri bigafasha gusukura umuyoboro w'inkari. Ikindi ni uko harimo inanasi. Inanasi irimo ibyo bita romaine ifasha kugabanya inflammation no gutuma umubiri wirinda infection. Ikindi hari icyo bita cranberry, ni nka juice zigurishwa kenshi mu mafarumasi cyangwa mu masuperimarishe, ikaba irinda infection zo mu muyoboro w'inkari.
kugira ngo ikore neza ubanza kuyinywa idafite isukari. Icya gatandatu harimo tangawizi ifasha kugabanya ububabare ndetse na inflammation. Icya karindwi hari amavuta twavuga nk'ay'umwimerere harimo avoka cyangwa n'ay'izindi mbuto. Ikindi ni uko harimo indimu ikaba ifite vitamine C nyinshi ikaba ikomeza ubudahangarwa. Ikindi tutakwibagirwa ni uko harimo tungurusumu. Tungurusumu cyangwa igitunguru ni natural antibiotic. Iyi irwanya infection mu mubiri harimo n'iz'igitsina. Ibiribwa rero wagakwiye kugabanya mu gihe ufite izi infection harimo isukari nyinshi, ibiribwa bitogosheje cyangwa ibyo twita harimo alcohol, amafanta ndetse n'amaji harimo isukari nyinshi. Hari ibyo rero ushobora kwikorera wibereye mu rugo. Ushobora gufata tangawize, ugafata tungurusumu, ugafata n'indimu ukayicagaguramo uduce, warangiza ibi ukabisya. Wamara kubisya ukaza kubiyunguruza amazi washyizemo teyi yose ugashyiramo agace k'akayiko k'ubuki. Byagufasha cyane mu gihe ufite iki kibazo cy'ama-infection. Ikindi tutakwibagirwa ni uko aya mazi ukoresha aba ari akazuyazi cyangwa asa nk'ahashyushye. Ikindi kandi ni uko igikakarubamba cyo gisukura umubiri mu maraso, ko gikoreshwa no gufata umutobe muto ikiyiko kimwe kugera kuri 2 mbere yo kurya. Ikindi ni uko hari imiti ya kera, umufumburankwavu, umufurafuranga nayo irwanya udukoko twinshi ku bantu bafite izi infection. Ko ikoreshwa, ukoresha icyayi ukakinywa rimwe ku munsi. Ikindi ni uko imbuto z'igitunguru cy'icyatsi cyangwa izo twakwita persil seed zongera umusaruro w'inkari, zikanafasha gusukura urinary tract cyangwa umuyoboro wazo. Ikindi ushobora gufata amazi ukayacanirana n'imbuto za cypress, yamara gushya ukabikuraho ukabiteka umwanya, ugashyiramo na capsine, warangiza noneho bya bindi ukabikuramo ayo mazi ukayicaramo. Ikindi ni uko gukunda kurya capsine cyane nabyo byagufasha. Gusa nanone reka turebe utuntu duke wategura tugakunda kugufasha mu gihe ukunda kugira izi infection. Ushobora gufata 1/4 cy'ifu ya cloves, warangiza ukakivanga n'indimu, ukakivanga n'ikiyiko kimwe cy'ubuki, ukabishyira muri 1/4 cya litiro y'amazi wacaniriye muri teyi. Ibi ngibi nabyo byagufasha cyane mu gihe ukunda kugira iki kibazo cy'ama-infection. Ndagushimiye cyane rero, tuzasubire ubutaha tugenda turebera hamwe n'ibindi bigiye bitandukanye. Iyi chaîne yacu ya YouTube genda ikugezaho umunsi ku munsi.